Ndi Papa Sava. Aleluya. Aleluya. Mugire mutaleluya mu Imana icyubahiro. Turanezerewe kubwo uyu munsi. Imana yagize neza. Yaturamukije buri wese arahumeka umwuka w'abazima. Wageze kandi mu nzu y'Imana, ibyasigaye inyuma ibyo si ibyawe. Kuko wazanye umutima wawe ukabuzanira Imana, ibindi byose irabifite mu biganza. Ndagira rero ngo rugaba dushyireho agakorasi, noneho twinjire mu bihe byiza by'uyu munsi tubitangire. Urukumva nubwo twageze hakari buri wese umutima yamaze kuhereza Imana, ariko noneho kubitaho agakorasi twegereza Imana imitima kugira ngo dukomeze izindi gahunda. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Reka turirimbane mu izina rya Yesu. Amen. Ishakoshi ya Satani iri mu busa, ariko iyo Uwiteka Imana yuzuyemo amafaranga. Ishakoshi ya Satani iri mu busa, ariko iyo Uwiteka Imana yuzuyemo amafaranga. Ishakoshi ya Satani iri mu busa, ariko iyo Uwiteka Imana yuzuyemo amafaranga. Ishakoshi ya Satani iri mu busa, ariko iyo Uwiteka Imana yuzuyemo amafaranga. Ukorera Satani akakwambura, ukorera Satani akakwangaza, ariko Uwiteka Imana kubikiye amatunda. Ishakoshi ya Satani iri mu busa, ariko iyo Uwiteka Imana yuzuyemo amafaranga. Ishakoshi ya Satani iri mu ducericeri, ishakoshi ya Satani iri mu bugome, ariko iyo Uwiteka Imana yuzuyemo imbabazi. Ishakoshi ya Satani iri mu busa, ariko iyo Uwiteka Imana yuzuyemo amafaranga. Ishakoshi ya Satani iri mu rupfu, ishakoshi ya Satani iri mu bugome, ishakoshi ya Satani irimo inzangano, ariko iyo Uwiteka Imana yuzuye mu rukundo we. Ishakoshi ya Satani iri mu busa, ariko iyo Uwiteka Imana yuzuyemo amafaranga. Uzakorera Satani aguteze rubanda, uzakorera Satani aguteza abantu, ariko Uwiteka Imana azaguhemba icyubahiro. Ishakoshi ya Satani iri mu busa, ariko iyo Uwiteka Imana yuzuyemo amafaranga. ayiwe, ishakoshi ya Satani iri mu busa, ariko iyo Uwiteka Imana yuzuyemo ibifaranga. Ishakoshi ya Satani iri mu busa, ariko iyo Uwiteka Imana yuzuyemo amafaranga. Ishakoshi ya Satani irimo n'amadeni, ishakoshi ya Satani irimo n'ubutiku, ariko iyo Uwiteka Imana yuzuyemo keya we. Ishakoshi ya Satani iri mu busa, ariko iyo Uwiteka Imana yuzuyemo amafaranga. yongo mbese uzakorera nde? Uwiteka Imana yanjye, Mbese uzakorera nde? Uwiteka Imana yanjye, uzakorera nde? Uwiteka Imana yanjye, Uburwayi ukorere nde? Uwiteka Imana yanjye, Mu bukene ukorere nde? Uwiteka Imana yanjye, Mu bushomeri ukorere nde? Uwiteka Imana yanjye, Mu bupfubyi ukorere nde? Uwiteka Imana yanjye, Mu butindi ukorere nde? Uwiteka Imana yanjye, Mu burwayi ukorere nde? Uwiteka Imana yanjye, Madederi ukorere nde? Uwiteka Imana yanjye, Defo nawe ukorere nde? Uwiteka Imana yanjye, Dativu ukorere nde? Uwiteka Imana yanjye, Nsaba Imana ukorere nde? Uwiteka Imana yanjye, Mu bukene ukorere nde? Uwiteka Imana yanjye, Ndinda tukorere nde? Uwiteka Imana yanjye, uzakorera nde? Uwiteka Imana yanjye, Pasiteri ukorere nde? Uwiteka Imana yanjye, Uwiteka Imana yanjye, Uwiteka Imana yanjye, Uwiteka Imana yanjye, Uwiteka Imana
kurwanira satani. oya satani aragapfa. Haleluya. Aleluya. Iyi ndirimbo iguye buri wese ku mutima. Byari ibirori bikomeye. Ubu abamarayika mu ijuru tutabonesha amaso y'umubiri. Iki gitaramo bari bakirimo. Aleluya. Mbere yuko dukomeza gahunda zacu dufite zose, ndagira ngo twakire natwe kwiri jambo Imana yatumye Mose yihanangiriza umuryango wayo ubwo wavaga mu Egiputa. Turarisanga mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri, igice cya 8 umurongo wa 12 turageza ku wa 14. Ni rigufa ariko riruhura imitima. Buri Imana itanga isezerano igatanga n'inshingano. Haranditswe ngo numara kurya ugahaga, ukamara kubaka amazu meza ukayabamo, inka zawe n'imikumbi yawe n'ifeza zawe n'izahabu zawe n'ibyo ufite byose bikaba bigwiriye, uzirinde umutima wawe wo kwishyira hejuru ngo wibagirwe Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa. Haleluya. Ndagira ngo ribabere impamba nejo bundi rizirikwe ku nkike y'imitima yanyu. Buriya Imana ntabwo itugirira neza kubw'amasengesho twayibwiye, ntabwo twayishyeshyenga. Imana itugirira neza kuko ari Imana. Nta kintu twakora ngo Imana itugirire neza, ahubwo itugirira neza kuko ari Imana. Burya ngo iyo ishaka kuguha itera umutima wawe kwifuza icyo ishaka kuguha. Haleluya. Iyo Imana ishaka kuguha itera umutima wawe kwifuza icyo ishaka kuguha. Wowe ukaba wagira ngo nige wagishatse, nyamara niyo yabiteye mu mutima wawe, kuko ishaka kukikugabira. Haleluya. Rero muri uyu mwanya hari umuvandimwe rwose amaze igihe akorera umurimo hano, ariko uyu munsi ngo hari icyo ashaka kubereka kugira ngo abereke ko n'impano ye yagutse. Erega umwanya we waba ugeze, niba ari hafi ahangaha ni umuvandimwe Digidigi. Niba ari hafi ahangaha, ahubwo ndabona karibu umukozi w'Imana. Amena. Haleluya. Turakwakiriye umukozi w'Imana. Rero nkuko mumubona arahageze. Uyu muzi ukuntu amaze igihe mu itorero ryacu, rumva akora umurimo wo kuririmba. Muzi ukuntu rwose imitima n'ibyiza twagiye tubironkera mu gushimisha Imana. Rero umwanya n'uwaragira ngo abereke impano y'uko yagiye yaguka, bityo ibindi yabyivugira. Ndaza gukomeza akanya nakawe. Amena. Reka dushime Imana cyane yaturinze muri urugendo rukomeye twanyuzemo. Murabizi twagira ubuntu kubwo gusengerwa na benshi mu binginzi muri iri torero. Bakuze impano yanjye, mva ku rwego rwose rwo kurimekanya ubundi umuhanzi mwiza, umuhanzi rwose uri gushima Imana, mwimera icyubahiro. Uwiteka yaravuze ati musabe muzahabwa, mukomange muzakingurirwa. Ngira ngo rwose si kera, ntabwo uri butinde. Naneje kugira ngo murikire ibyo maze iminsi ntegura. Nagiye mfashwa n'abavandimwe benshi batandukanye, ariko uyu munsi ngira ngo mbabwire yuko nabazaniye agaseke. Aha muri kubonamo abantu bari mu cyiciro cya mbere mu buryo bw'uterankunga, nibo nashyize mu cyiciro cya gold. Mfata n'abandi bari mu cyiciro cy'abaterankunga nabo bisumbuyeho bakurikiyeho, nabo bashyira mu cyiciro cya silver. Ubwo rero kubiteka bashoboza, namwe murakora umurimo w'Imana mushyigikira umwana wanyu Papa Digital. Mfite umuzingo muri buze gusangamo hano. Indirimbo ni nyinshi, ariko muri aka kanya ndagira ngo tuze kuzumva. DJ araza kudufasha dushyiremo akaziki n'ibyuma byakunze. Yego, ariko ubwo wenda nari nazanye na gitari yanjye, iyi nayo nayiguriwe n'itorero kugira ngo neze kumfasha kuba nabanyirizaho nk'akaririmbo kamwe. Nkoresha live. Yego. Live. Amen ariko? Amen.
aka ni akaririmbo nahimbye maze kubona ukuntu Uwiteka adufasha mu buzima bwa buri munsi tutari abacu ngo twigenge. Ni akaririmbo gakoze rero muri ritime nziza igezweho ubu ngubu, ngira ngo karabaga ku mutima. Amen. Ubwo uko umwuka tuyobora ubwo turagenda tukajyanira nawe. Haleluya. Imana yaturemye mu ishusho yayo, idushyira ku isi ngo tuyibemo, itwoherereza umwana wayo Yesu badupfire turidegembya. Imana yaturemye mu ishusho yayo, idushyira ku isi ngo tuyibemo, yohereje umwana Yesu bazadupfire turidegembya. Kuryama ngasinzira n'ubushake bwayo, gucuruza ngaho mbana kwibishaka, kubanera imbere n'ubushake bwayo, kugenda nkagaruka n'ubushake bwayo, kubangihumeka n'ubushake bwayo, kubanshima Imana n'ubushake bwayo turidegembya. Kubucuruza ntuhombe n'ubushake bwayo, kuba ufite igikundiro n'ubushake bwayo, kuba ufite amafaranga n'ubushake bwayo, kuba ubona iby'isi byose ari ubusa si ubushake bwayo, kuba uri mwiza n'ubushake bwayo, kuba ufite amafaranga n'ubushake bwayo, inzu nziza waguze ni ku bushake bwayo, imodoka nziza n'ubushake bwayo, umugabo mwiza ufite n'ubushake bwayo, umugore mwiza ufite n'ubushake bwayo, abana beza wabyaye n'ubushake bwayo, akazi keza ukora nako n'ubushake turidegembya. Amena. Ngira ngo aka ni akaririmbo kari ku muzingo muri busanga kuri CD nakoze. Mfite indirimbo 84. Mfite indirimbo 84 ariko mu by'ukuri ndagira ngo izi ndirimbo zikure zuzura isi. Ngira ngo mwajye mubyumva ntago nari nakimenya neza, ariko uko Uwiteka azagenda asiga amavuta binyuze mu masengesho yanyu bizagenda bikunda. Pasiteri rero ndagira ngo muri aka kanya noneho unyemerere nje mu gikorwa nyamukuru cyo kumurika album yanjye. Nabivuze aha rero navuze yuko ari album ya mbere yasohotse, imwe ya mastering ikiva mu cyuma kicicira ngo mnyo ni CD kwa kuri iki gisora ya mbere iyi ngiyi ubundi ubusanzwe birengeje miliyoni nyinshi, ariko Uwiteka ko abayobora muragira. Nayibereka ngiyi CD yanjye, iyi ngiyi niyo ya master, bivuga ngo umuntu uzawifite azaba afite CD number 1. Yego mwayimfasha wenda mukaba munasura amazina y'indirimbo ziriho. Mfite noneho indi CD yo nizaba ari abaterankunga bakuru mwayibonye. Iyi ni kopi yasohotse ari kopi ya 50. Nababwiye yuko mfite indirimbo 80 ariko nasohoye amakopi 400, ngira ngo rwose Uwiteka bakoreremo tuziguri. Iyi nayo rero ni kopi yindi, ngira ngo uko Uwiteka bayobora noneho mushyigikira umurimo w'Imana, fasha umwana wanyu Papa Digital noneho turi Uwiteka abikora. Ndabashimiye. Haleluya. Haleluya. Mwazibonye rero umurimo ukomeye w'umuvandimwe wacu. Ngo ni indirimbo 70 yasohoye. 84. Umurimo utoroshye. Umurimo utoroshye. Ariko akaba ari n'Imana ikomeye yo mu itorero ryacu. Ni amatorero make mushobora gusanga afite abahanzi abakozi b'Imana bitanga bagakora umurimo uvunanye nk'uyu nguyu. Yego. Barabibonaho umva
zose ntabwo zagiraho rimwe sibyo nibyo namubwiraga mfite 84 ariko iyi album ya mbere volume ya mbere iriho 12. ubwo nizo yabashije gukora sibyo murumva ko izindi zikeneye kugira gute ndimba buretse utantanga ngewe rero inkunga yanjye y'uyu mukozi w'Imana waretse nkavuga nkora karibu turi abavandimwe rwose hatagira untanga uwo mugisha rwose pe nabitekereje nakomeje kumva bimyiganiramo mu mutima. yego rwose umwanya ni uwawe Urakoze. Nk'uko rero byavuzwe ni ukuri ngenda nezerewe cyane ntago mwabona ukuntu numva umutima wanjye ku bw'izi ndirimbo zinkoza ahantu hari akaririmbo hari aho yageze aravuga ngo si ku bushake ngo ni bwacu ni ku bushake bw'iki bw'Imana ngo tugera nubwo twidegembye Degidi Yes. Imana ikomeze kwagure no kuri Imana ikwagure uzaririmbe ugere no mu mahanga. Rero ngewe nkuko mbibabwiye mpagurutse n'umunezero mwinshi. Iyi album ngewe mu bushobozi bwanjye bwa Ndimbati Margarita ntuze ko rwose wakumva ko hari ukundi byagenda n'icyagurishwa cyagurishwa ariko uyu mukozi w'Imana agakomeza gutera imbere yashyizeho miliyoni rwose miliyoni arakoze umuvandimwe Ndimbati murumva kwitanga rero rwose ibi bintu biba bimeze neza nawe komereza amen haleluya nanjye ndashima Imana pe indirimbo zawe zinkoze ku mutima kubw'iyo mpamvu nanjye ndashaka kugushyigikira 200,000 rwose mite nanayaguha ndaza kwandika amazina mu kanya yego nanjye murakoze kuri uyu musore ni inshuti yanjye kuva kera afite impano arashoboye kandi urakunzwe nanjye rero nguteye inkunga y'amafaranga 100,000 murakoze kandi kuraje tukongere ntabwo byarangiye ngewe rero nta umva ahubwo n'izindi gahunda zahinduka ndagira ngo rwose igikorwa nanakirangize burya abasaza hari nubwo navuga agapapuro nkabyandika nabi ukanatinda ngaya 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ukomeze utere imbere umuhungu wacu rero ndabona hari n'undi wazamuye ikiganza karibu umwanya no wawe amen karibu rwose karibu muvandimwe abana b'Imana iyo duhuriye ku gikorwa tuba turi umwe iyo twahuriye imbere y'Imana yego karibu Imana ikora haleluya nanjye ndi umushyitsi hano ku batanzi nitwa Kashikashi uyu mugabo Digidigi ndamuzi naje hano ariko nkuzi kandi akoresha imbaraga ze pe ibi bintu nkanjye aho mba ndabizi biravunana ibi bintu mw'abantu ntimugire ngo ni ibintu bapfa kugeraho bati baba bavunitse aho bajya gukamerera gushaka aho bafatira amavideo meza baravunika bikomeye ariko dushimira Imana ariko mwamumpereye andi mashyi yarakoze rwose nanjye rero
digidi ndakumva. nateganyije udufaranga tutari twinshi ariko tuzagufasha. Nakomeje kumva indirimbo ziri aha harimo n'iyawe. Imana ishobora byose kuruta n'ayo mafaranga. Imana niyo izagukorera byinshi birenze. Mumenye ntabwo ndi umuntu woroheje, nubwo ntakomeye cyane, nanone hakomeye Imana. Mfite uruganda i Kigali rukora amakaro, ibirahure. Nagiriwe n'amahirwe kuko ngira n'amasoko hanze. Ubu ninjye ugemurira Kongo, Uganda, Tanzania. Urumva nanjye Imana yangiriye neza. Mumpera Imana icyubahiro ariko. Urakoze cyane. Digidi rero ndashaka kugufashisha udufaranga tutari ntago ari menshi pe, ariko hamwe n'Imana azagira icyakumarira, azakugeza kure. Ikindi n'icyo uzajya ukenera ujye umbwira. Njya mbona mukunda ahantu henshi ho gukorera, ngira ahantu henshi nyaburanga wajya ufatira amavideo ya mavideo mufata n'iki. Nari naguteganyirije hano udufaranga duke, nagusinyiye agaceke ka 5 miliyoni. Barangiza gushyira ariko turatinda amafaranga bakwaye ntabwo hari abandi batarashyiraho barashyiraho. Wenda ngira ngo tubyubake neza mbere rero yo kugira ngo tunasubireyo batanga ndi dege tubaze twumvikane ku ya mbere. Urabona ko diri iciyemo urumva umva utangiye none bya bindi byawe ndashaka ayanjye uyame nyagusubiza se. Oya uyansubize hariya sena hari Mariya ko kwari uburyo bwo kugira ngo mbashyirishemo simbashyirishijemo se ntago bayatanze. Indirimbo yanjye niba bakoze ku mutima, indirimbo yanjye bakoze ku mutima coco. Indirimbo bakoze ku mutima biriya waririmbaga wabiririmba he kwidegembya ariko uziko kwidegembya biri mu bintu bigize icyaha wagicoco. Ese ntago nashyandemba reka umubwire ngo turidegembya ngo turisasanura. Buriya wumva kuririmba nk'abantu biriya wabijyana muri competition wowe biriya waririmba. Twebwe hariya twebwe tudusenga nk'abantu bakiri. Fata ya sheke batashyizeho amazina hanyuma wandikaho Ndimbati Sylvestre kandi ukore no kuri ayo baguhaye kashi uyampe ngiye turangizanye amasheke ya za 5 miliyoni wowe uzibikuriza. Umuntu ntakikorera ibintu ngo narangiza yihigire. Umva dege amasengesho nasenga nta kintu none se wakoze iki? Umva reka ko ndimubwiye njyewe wavanye ibintu waretse kamera ndi waretse ntabwo none se waretse kamera urumva waretse kamera none se murafite imwe abagabo ndebe kabisa digiti Oja, none se kure bari kumfima. Urumva? Je ni kure yoshinga nisengera Imana inyihera umugisha indirimbo yanjye isiga igikundi. Uratuma twiteza. Ese amafaranga uratuma twiteza abantu. Ese umugabo nta kizo. Uratuma twiteza abantu. Barafatanye ba. Simtabari Ndimba.
ko muvuye gusenga bite ko muri sanze bari bicanye si ikiza kiri ku mufimo yabaye wese wajya coco ibikiza